ya White nanone ni Rocky kirabiranya nk'ibisanzwe bimeze bite shamwe abagabo mwe none ako mbazaniye bakize kwa kundi ni DAD ikazanye ku bufatanye na Rocky bakise gute nagutinda katurebe iyi filime tugiye kureba episode ya mbere ndakabazani none turakarangiza mu minsi mikishoboka twimanukira nuko dutangiye season yacu ndetse dushimira abakatuzaniye ubwo ni umupampe ubushinzwe ibyerekeranye n'amafilime nuko dutangiye season yacu iyi ni episode ya mbere bimeze bite rero ndagira ukurikire filime wibutse wanza hamwe ngo aboreza akazi sha akazi kameze de boss naho gushimuta umwana naho gushimuta umwana sha sawe hute ibi bintu urabona bari abana bazabishobora koko niba nabishobora bizabagora arabanza aranimurika dododododo uretse urabifoto dore ifoto turakirya garukanye dore ubwibone arabanza arimurika ngaho uramubona ariko ni icyamamare koko ibi bintu urabona bari abana bazabishobora koko dore ifoto turakiryo dore ifoto burya ibikenewe dore ubwibone uje nk'iyagatera shara ukujya hagana bose babandumyeho sha si busubiye inyuma gato wapi squatter wewe kumbe nuko basuhuzanya n'abapampe bi abapa bitewe no kubura amikoro kwifunga bisaba amikoro byose bidusaba amikoro fucking job ijoro n'amanywa duhora duhiga fucking job ijoro n'amanywa bahora bapinga fucking job tubikora neza birabacanga fucking job we tunataka pesa abantu patron tuvugana niwe mu kuvugana kano kanya umwana wawe ndamufite urenge kino nyine ni Icyihebe mpuzamahanga ufite kunyereza miliyoni 2 nkabona ngaboreza umwana wawe nyuma y'amata 24 ndabangujejeho kandegereze tubwo ni iminsi 2 ukize icyo huriya wifuza iki nyine ubwo weho umufate amafaranga uyazanye sawa Yes.
Yo, Umeze ute? sawa sawa. Sawa. Ni Kamari tuvugana? Yes. Nakuboneye akazi. Kameze ute? Hari umuntu wanyinishije shaka kumunzanira hano nona. Nahagana he? Nahagana. Halo. Uzamutse ruguru ya Bunyogwe gatoya. Kwa yanzu iri haruguru iri yonyine. Yes. Sawa. Muri cya kizu giteye ubwoba nayo nawe. Sawa. Kunumvisha mani muri kuvuga ibintu by'akazi n'akazi kagenda ute tubonye akazi gusore kuzana na Ep1 kumuzana hano guca kiri mwishamba honyine so myemeranyije ngayo niyo nabyiri gusa numvikana nyine muri rya shamba riharo sawa none wowe twaje ngo ducomoka ko tugire vuba birumvikana yes Timanzi ya mwiza. Ndi wa musobanuzi uvuka rimwe mu myaka 100. Nanone nta n'imyaka 20 nduzuza. Yake mambo vipi meze bite twirebera episode ya kabiri. Yaka twirebera episode ikurikiye. Iyi ni episode ya kabiri. Run. Imana y'u Rwanda. Yesu w'i Nazareti kirapfuye. Arabanza aranimurika. South Africa. Nanjye South Africa. Nanjye reka South Africa batazagira ngo ndi umujangwe. Uyu wagu South Africa. Uyagu South Africa yasariye muri Afrika. Urebe aho South Africa dore ngarasarira muri Afrika. Yewe isazam urabona ubwi dore imbere uburyo ubwibone dore umwana uburyo asazam hakunino. Urabizi umusa muragenzwa n'iki uje gufata umwana kagabo karabangutse koko bwabo bose twatewe kagabo bose urabizi umusa urakubita ndabye yarabiriye bano bantu batwatatse batumwe nandi uyu mugabo aracenga do kami igihugu umugisha mbega umuginga uretse gato nk'igihugu umugisha ngagiye guha igihugu umugisha mbega umupambi gaw kumbe hano aramudoda double kick hey dore umugabo hey mama we yewe akagabo kahita kimanukira n'icyuma wapi punch kurakomeye kuramenyo hey kuramenyo hey yeah go go yeah ibi bintu urabona bari abana bazabishobora koko niba nabishobora bizabakora
bimeze bite rero nanjye nari nakunze n'abazi wikoma abana mana we uyu muziki utangiye uzanywa n'ibitabi mana we bari banyoheje ngo unyereke ahantu inkambi iri y'imbohe ahantu hari imbohe inkambi nyine kamuhereze mapu y'ahantu inkambi iri hari abandi baba bari hano iyo bagiye kurya basimburanwa abandi babiri bakaza hano hari n'abandi bakaza hano imfungwa iyo bazisohoye zigiye kota izuba bazimanura zikaza hano ubyumva dore ahantu uri kubibona
bro noneho bisaba ko njyayo reka mbe nerekeye ariko ufite ibikoresho bihagije ibikoresho wowe nta kibazo kuko hari abantu b'abagabo benshi sinzi nimba uzapfa kuba amikoro Higa kashebore mosa ariko ndabona ubuzima ari so kuryama wabibaza abandi gusa njye wabibatima guhiga bro twipuze kase n'ibyana bikaze bisaba kuba ufite peso niba ugira ngo utabeshe uzamara ukwezi utagira ipeso yameze ngo uri muri dojo baganye n'ikibazo bita peso kugafata niyo ntego niyo mpamvu bakubita imizigo mpora ngura everyday sinanigwa nihiringa ariko ngeze mfatisha bana bato mudafunga amayira kugafata niho bijya bishyira nemere nigire nk'amarina nkora umuzika David na ugira ishyamba ntibimurebe gahunda mfite no kubati kurasha amikoro kwifunga pesa amikoro byose bidusaba amikoro bagitwa bajya bacancuro bitewe no kubura amikoro
me. Surprise, motherfucker. Wa mwana arabuze. Wasanga izo mbohe z'ibiteye, izana izo mbohe hano ngwereke. Uzi ikintu tugiye kubakorera? Tugiye kubamenaho amazi, tubafate tubashirara kwa biriya biti. Imanza ya mirunga twabaziritse yacitse. Oya, imirunga irahari. Cyo ndabwo ari ikibazo. Genda nzanira izo ngoko. Amwe ngwereke. Bikora ibibi nta n'ikiza bakwikora. Haye mite. Jesus is Lord. Oh shit! Jesus is Lord.
subscribe. Ibi bintu ntabwo uzabishobora. Hey! YouTube channel imwe umusobanuzi umukeye kandi utunganye ukomoka ku ntumwa. Hey! Bimeze bite rero? Twigarukiye. Kanze kuri subscribe. Ibyo bintu ni ubujangwere. Mama we! Mama we! Dream team yahageze bibi bindi. Abana dukinana deo ngahorana n'abaji bari beo. Nicyo gituma hano ariho numva nshaka kuguma. Reka nibyinire sha igihugu n'ikinyapfa musa. Dream team yahageze bibi bindi. Abana dukinana deo ngahorana n'abaji bari beo. Imbabazi nazo nzi nasanze bafata mu musazi. Narota sinibuka inzozi no mu bitotsi njye mpora mu kazi. Kwiruka gusa nibyo nzi nkahora nibaza ubwoko biri. Ndi mubi no muri beat mu mutwe nkabihisha umubiri. Ninjye muhungi n'abazi wikoma abana mana we. Surprise motherfucker. Shaka kubyigana n'ibinyoni mu kirere. Uri mu kirere. Shaka kubyigana n'ibinyoni mu kirere. Sima n'urugamba. Ugomba umuntu ushaka kuba mu kibanda. Sima n'urugamba. Ugomba umuntu ushaka kuba mu kibanda. Uri mu kirere. Shaka kubyigana n'ibinyoni mu kirere. Uri mu kirere. Shaka kubyigana n'ibinyoni mu kirere. Sima n'urugamba. Ugomba umuntu ushaka kuba mu kibanda. Sima n'urugamba. Ugomba umuntu ushaka kuba mu kibanda. Sima burahenda. Reka reka genda. Uri ku rurimi uri kutujya muri senta. Bakubona ugenda. Bagira ngo wenda. Ibintu byawe byose bikora kuri gahunda. Ndakundi rero nani wa wundi ubatwaye ariko nzi aho abajanye. Ubwo turabwira boss ngo iki? Hano uko bashakisha. Sana nikiza nifu tekirizi umukingi yitwe umukingi umuzamu nawe akomeze kwitwa umuzamu ndega Farias ibi bintu nivyo kweli satura n'umufuko w'amakara cyangwa Surprise motherfucker. It was at this moment he knew. He fucked up. Bikaze. Umwana ari he? Yes boss, ngiye harana umusize ngiye kumureba. Mvuze ngo iki? Barabizi. Barabizi. Mvuze ngo iki?
nawe urabona hereje ntabwo mwizeye mumukurikira mvuze ngo iki barabizi